ikimenyetso kirahari. Ikihe? Yamubabaje. Ntanda yamuteye. Umutima yarabubabaje. None se ni iki kigaragaza ko umutima wubabaye? Urabipimisha iki? Singibi turi kubibona. Urabipimisha iki? Ubwite niwe gihamya cya mbere dufite. Ubwo ni iki kuki atabe? Ntagabeshya. Mu miterere y'iyi nkuru rero urebye ku mafoto ubona niwe. Ndebye ku mafoto mbona ni wa muntu ugenda abwira abantu ibintu bijyanye n'imibonano. Niwe. Nese akamesaje nagwanye mu wakabonye. Arundi muntu wampaye message ambwira yuko ngo kuva na kera yari afite ikibazo. Umunyamakuru witwa niyo nkuru Edouard akoze baba muri we narandika mu Gisabo akadomo rwakoze baba muri we. Ati rurageretse hagati hoza ari ministri n'uwo yijeje kugira umugore akishakira undi. Se nkuru umuntu hari uzarongore ndabona ashaje. Ko hagireka ndabona yagiye. Ndabona imyaka ngayo ngora. Myaka 38. Aho umuntu ati afite 38. Niko ndimo kubireba mu maso yanjye nkabona ari nkayo yaba afite. Atari 49. Oya kandi wikabyeje. Hese ko mbona ari kera bakundanaga. Ubuse umuntu wa 38 ubuse urabona 2010. Ubuse turangana 2010. Hanyuma rero ntekereza ko ntaho nigeze mbona agaragaza ko we n'uwahoze ari ministri hari ahantu bandikiranye ko bazabana. Ubundi wigisoma inkuru. Iyi nkuru ntabwo nshaka. Ushaka gufata uruhande nakubonye ngiyewe rwose. Ntarufata. We nawe urufata impande nizo bari ebyiri nawe ufate rumwe. Iyi nkuru nari nkwiye kuyisomera kuko wowe uranabisimbuka. Nakubonye uraza nuna yisoma urabisimbuka. Oya Edouard nawe yakabije yize ndende cyane. Ese iyi nkuru rega yanditse ibintu byavugiye mu rukiko. Hari ubwo yigeze afikiramo ibintu bye. Oya iyi nta nkuru irimo. Umuntu akunda uwashaka. Iki ni inkuru. Umuntu akunda uwashaka. Iyo umuntu akubeshya urukundo kukubeshya ni ikosa rikomeye cyane. Nako ni icyaha. Ni iki kigaragaza se ubundi ko bakundana? Hari umuntu naboze ni iki cyagaragaza ko bakundanaga? Ikimenyetso kirahari. Ikihe? Yamubabaje. Ntanda yamuteye. Umutima yarabubabaje. None se ni iki kigaragaza ko umutima wubabaye? Urabipimisha iki? Singibi turi kubibona. Urabipimisha iki? Ubwite niwe gihamya cya mbere dufite. Ubwo ni iki kuki atabe? Ntagabeshya. Niba arimo ashaka kuzamukira se ko uyu mugabo woza ari ministri. Aha nta views zirimo ndakurahiye. Urumva ni ushaka views se? Rimwe na rimwe ari ibintu nyine ubona ureba ukavuga uti ibintu nabyo biragira. Kuko aravuga uvuga amakuru ni ikintu kidasanzwe kandi ibintu bisanzwe nyine. Ibi bintu habamo no gusebanya. Ahubwo se urukiko rwakiriye kino kirego rugendeye kuki? Ni ikirego. Urukiko rwakiriye kino kirego rugendeye kuki? Ko nta bimenyetso simusigabi. Unese ubu nta wagenda akavuga ko itanga ishaka imunwari yamubeshya urukundo. Ni iki cyagaragaza se ko wigeze urumubwira? None se ntaguze abantu naguze ko urukundo kubeshya umuntu urukundo bigira ingaruka nyinshi cyane. Nyine ninde muntu uzi se ko bakundanye nicyo ndimo nkubaza. Abantu barabizi rega no cyo bakundaniye. Urabizi se ko mu rukiko se nta batanga bamwe bazanye. Ibintu byaninze bigera mu rukiko ntago ari ibintu wavuga ko byoroshye. Nta bantu bajyana amahugu mu rukiko. Kibazo rega inkuru uri kwijajinga wenyine twebwe tutayumvise. Ntabwo ari ukwijajinga. Uri iyo wayisomye twari bubone uko dutanga ibitekerezo neza. Hano hantu nta kintu kigaragaza ko abantu bakundanye. Nese watubwiye inkuru twese tukabimenya ko batakundanye. Ni iki kigaragaza se ko bakundanye? Hari ibimenyetso bya biri murimo kubisimbuka. Iyi nkuru ugiye narayisomye. Warayisomye nyine natwe yitubwire tuyimenye. Nasanze ari ibintu biri aho ngaho bigize. Oya. Aho ni ugufata uruhande wenyine. Reka dufatane imana. Reka twe gufata uruhande. Uwahoze ari ministri ntitumuvuga. Nta kibazo. Noneho n'uyu mukobwa ntitumuvuga. Inkuru kari abantu ubwo. Inkuru n'abantu. Ariko kubera ko judgment yanjye nyereka ko nta kigaragaza ko urukundo rwabayeho. Reka aya mazina tuyereka ubundi. None se mu rukiko ko bageze. Rega buriya kuba abantu bagiye hari ubwo barushyize mu muhezo rubanza. Wararukurikiye. Uyi impamvu reka turi kubona amakuru yose nuko rutari mu muhezo. We rero wishaka ibintu urukiko rutafashe ngo rupfundikire. Uyu wahoze ari ministri ni inshuti yawe. Ni inshuti yawe. Ntabwo ari inshuti yanjye. Ni inshuti yawe. Niba rero urukiko rwaravuze ngo urubanza turushyize ku karubanda nawe nabyuhisha vuga. So ukirimo inkuru ni iki? Ase kari bo utabizi kari tari inkuru. Waretse natwe twumva katari inkuru. Waretse natwe tukabyumva katari inkuru koko. Iyi nkuru yisomera. Genda bona atari inkuru ngiye kwitaba telefone hanze ngo hari iminota 5 nze gusanga wayirangije dukomeza izindi. Ariko barangiye.
hanyuma umunyamakuru yateruye avuga ko ngo rugeretse hagati y'uwahoze ari minisitiri n'uwijeje kugira umugore akishakira undi. Iyi titero ubwayo yonyine nta bimenyetso simusiga bigaragaza ko yamwijeje ko azamugira umugore. Nk'ubu yisomye inkuru tukaza kuyivugaho yarangiye. Ku itariki ya 16 Nzeri mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge habereye urubanza rurigwamo uwahoze ari minisitiri w'ibikorwa remezo. Amazina ni ngombwa. Nta kibazo ukora ibyo ushaka ubwo niyo ufite impamvu. Dr Ernest Nsabimana ashinjwa n'umukobwa uvuga ko bakundanye amwizeza kuzamugira umugore birangira yishakiye undi. Umuntu wagiye kurega ari we nzi cyangwa se ari undi, kuko uyu muntu si ukunda kuba agenda muri shike abwira abantu ibintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina ndetse n'amafilime niwe. Nyamara uyu muntu afite ikibazo kandi yabivuze ko agifite. Uyu afite ikibazo kinakomeye ahubwo cyo mu mutwe. Uyu muntu njyewe bwa mbere narigiye muri ofisi ya Gasogi muri shike, numva umuntu araje ati arankuruye amaye ndavuga se uzi ko nabonye ajyanye umuntu muri rukiko, ndavuga nanjye ari kunjyana mu rukiko we kujyayo nyine. Mbona aturumva ati ndashaka ibiganiro ati byo kwigisha abagore guca imyeyo. Nanjye byarabimbwe nabwe ntiwacu ntabibayo. Rero umenya ngiramo akantu k'amahane wenda turaziranye, namurebye ijisho nuko kwa kutaruzi wari uyuza kumenya ko ari uyu ntago ari kuri mureba. Numva umuntu asanze muri shike maze guparika ati kenisi numva umuntu arankuriye ati reka afitemo na hano biro ati nigisha abantu ibijyanye no gutunganya urugo ati abagabo ati nkabigisha uburyo batera akabariro ati no please ibintu niba ari we please niwe yita ngo ni Dr Shani. Ntabwo nzi ya Dr Shiko rishyiraho ntabwo mbizi. Akunda kwiga yiha titre ya Dr. Ndabizi ko ibyo bintu abivuga ariko sinzi ko niba ari ibyo buretse gato. Ubwo wenda nabandi baramuzi muri shikare yirwa agendamo. Arangije ati nkanigisha no mu bidyogo ya polisi yose. Ati nkanigisha ati nge nakinnye amafilime ati nkigisha abantu guca imyeyo n'ibindi. Numva aravuga ibintu bidahura byinshi. Namurebye ijisho ribi Imana imbabarire. Ndabwo ntuzongeye kumbwira ubusa. Nikomereza njya mu byo nagombaga kujyamo. Ejo mbonye inkuru njya ngo najye wayikoherereje. None umuntu wari wayimpaye. Arumva. Noneho wayimpaye shaka kuyiguha. Noneho mbona niwe. Mu miterere y'iyi nkuru rero urebye ku mafoto ubona niwe. Ndebye ku mafoto mbona ni wa muntu ugenda abwira abantu ibintu bijyanye n'imibonano. Niwe. Nese akamesaje nagwanye mu wakabonye. Arundi muntu wampaye message ambwira yuko ngo kuva na kera yari afite ikibazo. Amwigisha muri groupe scolaire de la Salle. Apapebu. Ati no muri apapebu ntabwo yari tima. Rero ibi bintu rero ibi ni nka bya bindi bya wa mugabo umwe bajyanye hafi yiwanje kugira ngo bamufashe. Uyu nyira afite ikibazo. Ariko rero ibi nabyo abantu bashaka kwibaza ngo ni ibiki. Abantu bashobora kubyifatsa ugasanga bamwe babifashe babigize ibintu ariko umuntu we niko yimereye. Wende ushaka kumenya ibintu bidasanzwe biri ku isi ujya mu nkiko kerwa wiyicariyeyo. Hari abantu bashaka kumva ibintu bidasanzwe ariko banza usome iyo nkuru kugira ngo bamenye uwo twavugaga. Ariko je abamuzi rwose. Nakererega yigeze no kujya kuri radio imwe twakoragaho kera. Ntabwo araje ngo aze kukwigisha ngo ibintu bijyanye n'imibonano. Ariko zimibonano akunda imibonano menya ariyo musajije kwigisha. Oya ibyamuteje ikibazo nyine yabivuze ahangaha. Ngo bamubeshye urukundo. Oya rwose kamera. Ariko se abantu jewe nabisomye nkumva gusa bimeze nk'inkuru imeze nk'agasiri. Gusa karaho ariko kuyumva nibyo yavugaga mu rukiko. Seriously ubyumvise umva biteye amatsiko. Uramutse umuntu utamuzi baragira bati ariko se ubundi tonze wenda banzo bisome turaza kubikubitamisha. Umutwe w'inkuru agira ati rurageretse hagati y'ahoze ari ministre nuwo yizeje kugira umugore akishakira undi. Banzo ashyira akadomo. Ibyo bwabyo nabyo birimo kwangiza isura y'umuntu. Seriously uyu mugabo icyambere ni umuntu uri umunotable muri societe. Icyakabiri afite famille. Ariko famille yabayeho mbere yuko abwiye undi ati wowe nzazana. Wowe nakubaje ikibazo. Aho ugeze wabeshye bangaye kuzarongora utarongo. Ahubwo njye bambeshye ni bangaye. Wagiye kurega se? Ubwo nyine turaza kubashaka ko twamaze kubona ko kubw'umwami byariho kubw'abakoroni byariho ngo nubwo bitakira amategeko mashya turajya kubahiga tubareke. Bihereye aba content creator content. Ibi byo biraha abantu. Ubwo bisa. Uzi turi live muri press review abantu dufite. Bashaka kumva iyo nkuru.
kuko twari twayanoshye mbere bati reka mubwire Dr Ernest yihangane pe ariko njyewe natangaye kuko uyu muntu njyewe yari ibintu mbona najya naho n'umucamanza mu nkiko hari ibintu bamo nkiko bose ikigaragara uyu muntu afite ikibazo rwose umucamanza yari yazagorwa ahubwo se yakwirukanye kacara umucamanza kandi yaramaze you dismiss it. urega avuga ko ngo uko kubeshywa byamugizeho ingaruka zirimo n'uburwayi budakira. Urubanza rwabereye benshi urujijo cyane ko arabavuga ko ngo bibabereye ubwa mbere kumva ibirego bishinjwa abeshya undi bitangaza by'urukundo akaza kumwisubirana mu gihe undi yari amaze kumwegurira wese. Uko ikirego giteye, uyu mukobwa yitwa Muganga Chantal, ngo Dr Ernest Nsabimana bakunanye bakiri abakene, ngo bari bageze ku myaka y'ubukure ahagana za 2010. Nyuma ngo baje kumvikana ko bagomba kubana bakabanza cyakora guca mu murenge, none bigendanye n'indi mihango bikazaza nyuma. 2010 Dr Ernest yari umukene. Ndakomeza ariko niwe ntabwo yari afite amafaranga ageze ku rwego rwo afite uyu munsi. Kurongora umuntu se bivuze ko ufite amafaranga menshi. Uko ari babiri babyumvikanye gutyo, Chantal amenyesha ababyeyi bidatinze cyakora yumva ko umusore yaba yishakiye undi utari we, agenda atanamubwiye impamvu mugengo yari amaze kumwitegura kubera iyo ntimba yamutenga yumviramo uburwayi burimo agahinda gakabije, umuvuduko w'amaraso, guhinduka kw'ibara ry'uruhu, ku buryo yagiye kwa muganga yamaze kwemeza ko atabonye ubuvuzi bwa vuba ngo ashobora no gupfa. Hanyuma uyu mukobwa Chantal arega Nsabimana amushinja ko yaramwangirije urukundo n'ubuzima bwe bwamwizezaga ibitangaza, byatumye nta wundi musore akunda mu buzima bwe kubera kutamenya ko arimo no kumubeshya, bityo agasaba ko urukiko rwatiye kuba arega kumuvuza ingaruka z'ibikomere byatewe n'ibibazo yamusigiye akamuhanira ikiza akababaro. Nyuma yo kumusiga mu rukundo agashaka undi, ngo yaje kuba umuntu ukomeye muri leta, agerageje kumusanga ngo amufashe mu burwayi yatewe n'ibihe bagiranye ntiyamwakira, anamuburuka kuri telefone, yajya amuhamagara ntibikunde kugeza n'uyu munsi. Ibi byose ngo biri mu byo ashingiraho yisunga ubutabera kugira ngo bumufashe kurenganurwa avuzwe n'uwamuhemukiye. Akwanza yari icyuki. Uregwa ntabwo yitabye iburanisha gusa ahagarirwa n'umwunganizi mu mategeko Metere Iyamuremye Maurice. Iyamuremye yavuze ko iby'umukiriya waregwa yumva nta shingiro bifite, bityo asaba urukiko kudaha agaciro ibimvugwa, bavuga ko ngo ibi bigamije kumutesha agaciro no kumwambika isura itariye. Aganira n'itangazamakuru nyuma y'iburanisha ritamaze akanya, Muganga Chantal yavuze ko yareze Ernest amushinja kumwicira ubuzima, bityo akaba asanga asaba kuvuzwa ibikomere yamuteye, agahabwa n'ikiza akabaroza ko atarigeze ashaka umugabo kubera we. Ati Ernest yarampumukiye cyane, twakunanye twese dukennye, twumvikana ko tuzabana mu buryo buciriritse, tugasezerana ku murenge amikoro yazaboneka, tugakurikizaho n'indi mihango yo gusaba no gukwa ndetse n'iby'idini. Ntabwo rero namenye icyamuhinduye kuko bidatinze numvise ko yazanye umugore, ariko aratambwiye ngo yumve byibura uko mbyakira. Ibi bibi yankorera ngo byatumye ngwa muri koma, nkurizamo n'urwayi bwambayeho karande ku buryo ngo umuganga wansuzumye nyendikiye imiti irengeje 400 y'u Rwanda. Icyamuteye bw'abantu utabera rero ngo nuko bwizeye kugira ngo umurenganure cyane ko atumvisha na gato uburyo umuntu muzima ahemukira uwo yijeje urukundo nta gahato, imyaka 5 igashira akamubuza gushaka ngo namutegereze ntagire abandi aho urukundo, akarenda ubwo agira imyaka afite adashinze urugo bitewe n'ubuhemu yagiriwe n'uwo yamwijeje ibidashoboka bikamuviramo uburwayi. Wunganira muganga mu mategeko ashimangira ko umukiriya we yarenganijwe. Metere Butare Godfrey wunganira Muganga Chantal yavuze ko umukiriya yahuye n'ibibazo bikomeye bitewe n'uwamwijeje urukundo akamwiyegurira wese, nyamara bikaza kugaragara ko yamubeshyaga ubwo yashakaga undi utari we, bityo ingaruka zavutse ko yabeshye zirimo uburwayi bukomeye akaba agomba kuzirengera. Ati ikirego gifite ishingiro kandi ntabwo ari gishyashya mu manza mpuzamubano nk'uko abantu bashobora kwibeshya. Bisanzwe bibaho ko ibi byose umuntu yakoreye undi bikamuviramo ingaruka ku buzima bwe nk'izo Chantal yewe nazo nta kabuza agomba kwibazwa. Metere Butare yavuze ko mu mategeko yo mu bihe by'ubwami bwo mu bukoroni n'amategeko yahanaguwe wagiriye nabi umugenzi we bicije mu rukundo akaba yagomba kubihanirwa by'intangarugero, gusa n'ubwo ngo bitakigaragara mu mategeko mashya ntabwo agomba gukinisha ubuzima bwa mugenzi we ko yishakiye. Kubera izo mpamvu akizera ko mu bushishozi bw'urukiko bazarenganura Chantal cyane ko kuba ntacyo kibasha kwikorera bitewe n'umuvuduko w'amaraso n'agahinda gakabije byatewe n'uwamwiciye ubuto bwe. Amategeko akaba agomba kubimuhamya akita kuba yahemukiye akamuvuza akanamuhindikiza akababaro. Bagombye no kuvaho umuco wo kudahana kugira ngo ingeso zadutse muri kino gihe zo kwizeza umuntu urukundo udafite, haba ku bakobwa cyangwa se ku basore, ngo zicike bye kuba akamenyero, aho umuntu yizeza abarenga umwe urukundo bamara kurumuha akabacika akarujyana ahandi. Hanyuma uregwa rero ari we Dr Nsabimana
ntabwo yabaje kwitaba urukiko ngo yisobanure ku byo ashinjwa, gusa ahagarariwe na Maître Iyamuremye Maurice. Maître wunganira uregwa yabajijwe niba kutitaba bitaba birimo gutinya kwisobanura ku byo ashinjwa n'uwo yabeshye urukundo, avuga ko guhagarirwa mu rukiko byemewe mu gihe yaba atabonetse, ngo byari kuba byiza yaboneka, akizera adashidikanya ko urukiko ruzasuzuma ubushishozi ibyifuzo n'ibimenyetso bagaragaje. Ikinyamakuru Igisabo cyagerageje kuvugisha Ernest mu minsi 3 mbere yo kurubanza ruba, cyakora inshuro zose yamagaye ntiyabashije kwitaba, ndetse n'ubutumwa bwanditse ntiyabushubije. Hanyuma ikibazo cy'abasore cyangwa se inkumi babeshya bagenzi babo by'inkundo ngo gikomeje kugaragara kandi kikagenda gifata intera, nk'uko abaganiriye n'ikinyamakuru Igisabo babigarutseho. Ngo niba hazashyizweho amategeko bihana inzira z'ikigendwa, nta kabuza gutendeka no kugirwaho ingaruka nabyo bizakomeza kwiyongera. Bakagaragaza ko ngo uyu mukobwa afite ukuri mu byo aregera, cyane ko kuba yari yarihebeye uwamwijeje urukundo akaza kwishakira ntacyo bimubwiyeho, bikamviramo uburwayi bwa karande amategeko ngo ashobora kumurengera. Hanyuma rero ngo Maître Chantal, muganga Chantal rero ngo avuga ko kubera ibyamuyeho ngo asaba uwabishobora wese kubonera ubufasha bwo kwivuza yazakira, akaba yazashaka ubushobozi bwo kubaka ikigo cyajya cyakira kikanatanga inama ku bahungabanijwe n'ibibazo by'urukundo bisa n'ibyo yahuye nabyo. Wese yarabirokotse yari bwabirokokeye inkuru ngiyo mazi ngaho sesengura. Umva nkubwire, aya si amatiku, twese niyo nka duhaguruke tujye kurega abantu baduhemukiye. Ahubwo kampeyini ndayitangije muri iki gitondo. Ubu nawe uravuga ngo warahemukiwe ku myaka 21 n'aba 15 barabivuga nanganswe ngiye. Dore rero usanga umwana w'imyaka 13 kigengo ntahangayikijwe naho mu waka ngo hangayikijwe ngo n'inkuru zitesha umutwe ye. Hari umuntu wavuze ngo kera ku myaka yanjye 13 nagendaga nimugoroba ndeba ukuntu ukwezi kuri kunyiruka inyuma. None umusigaye ntangazwa nuko umva umwana w'imyaka 13 ari kuvuga ngo nukuri ko Imana ngo abagabo bambabarije imitima pe, ngo umusigaye mbahanga kubi. Niko twese niyo nka duhaguruke ngaho sesenguriye duhagurukire ba ex bacu batubabarije umutima, ubundi tujye mu rukiko. Iyo nguyu ahubwo atwunguye ubwenge. Uraza kubabaza umutima w'umuntu warangiza ukagenda gutyo gusa bira mupango. Ariko niki kigaragaza ko aba bantu bakundanye? Ese warakundanye ubundi? Jewe gusa se apana kuba uri umugore wawe muri kumwe. Wakundanye n'undi muntu mbere yuko muhura? Gukundana uvuga nukomeze gute? Urukundo nyarukundo love. Oya cyenda wibeshye. Aya yewe. None se n'ubukeca bwawe wowe wajureka. None se urambajije ndagusubira. Oya gisubizo ntushaka kumva igisubizo nguhaye. Niba wari uzi igisubizo urambaza iki? Niba wari ufite igisubizo urambaza iki? Subiza igisubizo cyanyacyo. Urambajije niba narakundanye nkubwira ko ari yego, umubaza niba narakundanye imbere yo tubara nkubwira ko ari oya. Ntabwo ibyo bintu bishoboka. Wari uhari. Ntabwo ibyo bintu bishoboka. Nagize amahirwe nkunda rimwe. Madamu mwakundanye imyaka ingahe? Jya kumubaza. Oya musubiza. Uje gusesengura urugo rwanjye. Oya hari ikintu nshaka kukubwira. Twakundanye imyaka myinshi n'ubu turacyakunda. Oya ndikuvuga igihe mwatangira ugereje igihe mwabandiye. Ariko wasesengura inkuru. Ni 3. Imyaka 3 sibwo ni imyaka irenze iyo 5 irenze iyo. Oya kandi ndetse mwaravukanye irenze iyo. Umva yumva igisubizo ngo ngwereke kandi nagushubije cyese, ahubwo niba wari ufite hypothèse igendera kuri. Urumva icyo nashakaga kumenya ni uburyo niba utarigeze ubabara mu rukundo ngo wumve uburyo rukubabaza rukakugaragura ku buriri uryamye, ukazajya witerura gutyo ukazamuka ukagera hejuru ukongera ukamanuka waryamye wubitse nda. Buriya ahubwo abantu bakabaye babazwe iki kibazo kirakomeye cyane. Hano hantu harimo ibintu nka bibiri. Icya mbere harimo no gusebanya. Kuki bitaba ari ugusebanya? Ako ninde uri gusebya undi? Urega. Kuki uregwa se yaba atarababajwe? Kuki ushaka gufata uruhande? None se reka nkubaze. Wigeze ukundana n'umukobwa? Yego. Mwarakundanye? Yego. Yarakwanze cyangwa waramwanze? Ubu se ndi singo urumva tukiri kumwe. Nyine ninde wanze undi? Ubu yaranyanze. Watugaragariza ikintu kigaragaza ko umukobwa wakwanze mwakundanye? Ikintu kibigaragaza. Wakubaza ikigaragaza ko mwigeze gukundana n'umukobwa wakwanze? Wakibona? Ntashaka amafoto twifotoje, amagambo twabwiranye kuko hari ibyo twabwiranye turi imbere ya kamera. Birahari biraho ngaho. Yego. None se umukobwa urega yagiye mu rukiko adafite ikimenyetso n'iki na kimwe kigaragaza ko umuntu wakomeye bakundanye? Nese urukiko rwigeze rugaragaza ko inkuru sinayisomaga nawe uri muyireba ko nta kintu yagaragaje se ashingiraho
avuga ati uriya musore twarakundanye, uravuga uti umukobwa nubwo yanyanze ariko hari udufoto twifotoranyije. Umuntu yajyanye fagitire z'imiti mu binyamakuru abura ifoto yifotoje ari kumwe na Ernest. Rega 2010 umenye ko ibintu byari bigoye. Usibye ko hari amafoto se 2025 ko abyibuka icyari kigoye ni ifoto 2010 gukundana byari byoroshye kurenza uyu munsi. Barubi yego izo ni ingaruka rero nari ndi mu rukundo nkubwire Trebye 2010 urumva rero icyambere 2010 twarandikiranaga utubaruwa. ese ibaruwa wowe wanditse uracyazifite? Yego ko mana nyagasani mbuzwa nande mbuzwa nande uzaza niho kamwe turebe uzigira ute nigiremo imitomo zajya kuyivuka urambwe reka kiretse niba batarakundanaga nta muntu ukundana n'undi ngo habura ikintu kikizibiti kimenyetso kigaragaza ashabwo kiretse niba ubwo se gukundana barakundanye icyo cyo tubaza nta kibigaragaza. nese urabona je mpagaze ku maguru yanjye atatu yuko nta kigaragaza ko urukundo rwabaye. Ntago yafata umwanzuro ngajye kurega mu rukiko nta kintu kizima arimo kuvugiraho. Nese uyu baba bapfiki kuki batabagamije gusebya Ernest? Ntago bishoboka. Baragusebya ngo bamukore hiziye kuki batasebeje wowe nta nyungu bakugiraho. Wenda nanjye nejo ariko ntago byabaye kuki atari wowe ejo se hari hage mu bantu bose baziranye inyungu babonye. Reka nkubaze mu rubanza umucamanza nta kintu yavuze mu rukiko ko ntacyo twabonye mu nkuru mu rubanza umucamanza nta kintu yavuze mu rukiko. Nese ibyo nta kintu yigeze atangaza kireka niba iyi nkuru batarabyanditse kuko hano ntacyo mbona ubucamanza bubivuga. Nyine se ubwo ntacyo wumvamo mu rubanza nta kintu urukiko rwavuze. Inkuru irabogamye se cyane ntago byigeze biba. Icyo gihe ndimo mvuga ibi bintu byo ngo harimo urukundo n'iki byose nta rwabayeho. Urukundo rwabayeho. Nahamagaye Ernest ngo tumubaze ubuhemu bumuvugwaho. Iyo atwunganiye muri iyi nkuru araceceka. Urumva kuki atakwitabye? Ntabwo erega nanjye ntagiye kubeshya mfite message call 120 gese ko ntitaba. Noneho kuki atitabye uyu munyamakuru w'Igisabo? Wenda afite impamvu atitaba. Wenda tumuhamagara mu masaha atari. Kuba atitaba se bisobanura 100% ko yakunze uyu mukobwa. Kuki atagiye mu rukiko kuburana? Bwana munyamakuru reka nkubwire ibintu by'urukundo, reka nkubwire ibyo ari byo. Ashobora kuba yarabonye impamvu erega gukundana n'umuntu bivuze kubana, kuko dushobora kuza tuje n'iwanyu gusaba twagera mu nzira nkagira amakuru mashyashya nsitaraho ntamenye mu myaka 10 tumaze dukundana, nkabwira ikipe ntimukate dusubireyo kabutindi yabyutse. None se ntabwo ushobora gukundana n'umuntu ukabona defo ukagerageza kubivamo. Ibyo bintu ndabyumva none ariko umenye yuko ubusizi bikomere. Ibyo bikomere rero ubusigiye umuntu ugomba kubibazwa mu rukiko. Ahubwo kare icyo nkubwiye cyo ahubwo hajya abantu bashinzwe kugenzura ibintu by'inkundo kuko abantu hanze barasaze byararangiye kandi ni ibintu mwese murabifata mukabyoroshya mukabigira nkaho nta cyabaye. Niki kigaragaza wenda yamukunda kuko yabonaga ari umusore uzakomera. Nta muntu ushobora yari yaragiye se mu bakumu. Nta muntu ushobora urumva nk'umusore wiga byanze bikunze ubona nyine ko umuntu ko byagenda kose wumva ko arimo ariga si bikanuzi avuga uti umuntu azakomera. Ahubwo reka twibaze niki kihishe inyuma yizi nkuru zitangiye kwandikwa kuhoza ari ministri w'ibikorwa remezo. Oya wewe wishaka ubuhemu n'iki ni ushaka kubizanamo ibindi bintu ngo barimo kumwandikira barimo kumuvuga yize nkuru ngo bashaka kumusebya kandi ngiye naga ibyo bintu ariko mbyumva numva batamusebya. Ahubwo ndi kubona ahubwo uyu mudamu yamenye ubwenge yagiye kuregera uburenganzira bwe. Agomba azana ibimenyetso. Izi saha kuba atarashaka ni ikibazo gikomeye. Wenda yarabifite yarabihishe dogiteri aza kubimenya nyuma. Avuga ati ntabwo najye kubana n'umuntu ufite ibyo birwara. Urukundo rwarabiteye. Urukundo rwabiteye. Uwo mukobwa wakwanze ko ntacyo wabaye. Yego we ubuse ngumva nsoma amakuru rimwe na rimwe nkaza hano nsoma amakuru ntegwa kubera iki? Kubera urukundo. Ariko sha rimwe na rimwe nsoma depression. Ubwo ugiye gushaka ibisobanuro by'ubuswa noneho ko wabikora nayo byaba ari ubuswa ntabwo ari depression. Hari genza narwaye depression gusoma amakuru bikananira. Kubera urwo rukundo. Wowe uzarega ryari? Buretse gatoya ampumuye amaso ahubwo. Ubu se twemere ko iyi nkuru ari impamo. Iyi nkuru ni impamo. Nta nkuru iri mahanga. Rega ni wowe utashatse kiba impamo. Ariko reka nceke numva ikintu ushingira uvuga uti iki kirego gifite ishingiro. Ariko n'imanza zose ziri mu nkiko zo mu Rwanda umunyamategeko yafashe umwanya wo kwicara ku iki kintu nindi. Uyu muntu niba Kenya ashaka ubufasha yashatse ubufasha bisanzwe abanyarwanda tukamufasha. Oya
ibi bintu ni ibintu mwese mworoheje mugira ngo ntago ari ibintu bikomeye. Urukundo rurakumenagura mu mpande zose ahubwo rukagushwanyaguza ukumirwa. Ubu ngubu ushyizeho telefone bakubwira uburyo rubabaza sha. Ariko se ni gute umuntu akundwa n'umuntu umwe umusore arakwanze ngo ubuzima burahagaze? Yese none hari uyu nguyu n'uwiyahuye umuntu ukora ikintu gikomeye ninde? Uwiyahuye we afite uburwayi bwo mu mutwe. None uyu nguyu rero ni urimo kuvuga ubwo burwayi buba bwatewe n'urukundo n'ubundi urukundo nirwo ruba rwabiteye. Ibintu umva atari ikabya. Oya si ikabya. Ibintu twabivuze nyine kugira ngo abantu bumve nyine ibintu biba biri hanze aho ngaho ku mihanda, ariko reka. Oya ntago ari ikabya. Ubwo nabandi mujye kurega sha. Bazajya baza kubahemukira birangirira ngo abantu baratera abandi nda bikarangira ubuze n'impetso y'umwana, ubuze n'ibigomo, ubuze n'iki byose barangiza ngo Asuma waramutse? Aramutse neza. Amakuru ni meza. Ndagusabye. Chairman aradutse. Ariko rero buriya chairman kenshi ntabwo asamira hejuru izabonye ibyo. Reka mbabwire. Uru ni urucabana. Kandi wabivuze neza cyane. Umucamanza yabajije iki kirego ngo ni urubanza rutamaze umwanya munini, umwanya muto rwamaze, baburanye iki? Wabivuze neza cyane ahubwo reka yewe ntabwo ndi bubyinjiremo, si ngombwa, ariko nk'umuntu umenyereye ibyo ngibyo buriya nahise mbibona ikibyishimo. Umuntu mwakundanaga kuri interineti, aho si bya byo kuri Facebook, sinjya nkubwira babandi. Nta mudepite suzi nawe waryaga amafaranga umwana wo mu Birigi yigeze umusore kandi yeje kurusha. Bari narigiye kuvuga se ari narigiye gutangaho urugero. Mbamubona yigira kuriya, mbamubona ntawe avuga asaba uruhushya shebuja bosi we ngo agiye Rirongwe mu nama ko ngagiye mu Birigi guteka imitwe. Ariko abantu nta n'isoni bagira. Reka twe kubitindaho. Ni Facebook yamusangaga mu biro barasohokanye. Ngo bari bagikennye da. Reka biya ni ukwandavura. Reka nkoresha iyo mbuga. Ibi ni ukwandavura, urumva? Kwiyenza. Ariko se ko nabonye reka niba nabisomye nabi. Sinabonye nawe ari dogiterira. Oya izina rye yitwa Muganga. Ni Muganga. Yitwa Muganga. Ariko arakuze. Ese Ernest se ubona ari umwana? Reka mbabwire. Kugenda ugashyira mu nkuru impapuro tutazi niyo zavuye, biya turabizi. Ari nabundi ari umuntu wagiye gusugurika impapuro z'indera kubera ko urukiko rwagomba kumukatira imyaka 7 abararusimbutse, urumva? Nariya rero umuntu yabishugurika, hanyuma nabonyemo n'agafoto ariko kakera gihe cyanjye cyo muri za 1989, urumva? Katabona abantu barakundanye aburana no kwifotozanya. Abantu barakundanye kiragiye ko hagezweho impapuro aburana n'akabasha yandikiye umukunzi we ngo amusubize. Internet yari iriho. Na internet yari hari muri 2010, internet yari ihari. Abure n'ukuntu bandikiranaga kuri Facebook. Imyaka 15. Buri muntu wese kereka umuntu utabyumvise cyangwa udashobora kubisoma. Urumva se? Ari utuntu twinshi turaho tubyihishe nyuma nge nabonye nk'umuntu mukuru, ariko no kuba nyubwita atakwitavye yamaze yanabibonye n'ushaka kuba banamwandike n'abo bashaka baramwandike nabihorere. Reka mubwire niba yumva na kino kiganiro doyite ubihorere.
kandi noneho niba ari ibyo niba ni uko bimeze sinzi niba ruzasomwa niba rwarasubitswe rukazasubukurwa noneho nanjye ndaje ndwinjiremo. ariko se ubu urukiko rwakiye n'imanza batubwira ziri hanze aha ngaha z'abantu bababaye urukiko rwafashe umwanya wo kuburanisha kino kirego? urukiko urarurenganya n'umucamanza uramurenganya urumva. none se ntabwo uzi imvugo ivuga ngo kuburana u Rwanda ntabwo ubizi. niba se abanyamategeko bari hanze hasi burabayobewe hari icyo bimubwiye cy'ingenzi ko ari urwo atishyuwe umuntu ukubwira ati nzakubakira etaje cyangwa iriya etaje ndayibona nyitsindire kandi ayibona yuko urimo kuyiburana mu manyaka akakubwira ati mwanatsindwa akakubwira ati turajurira kubera ko yamaze kubona ko ufite agafaranga urumva. ubu se ko atabivuze mbega umuntu akiri mu kazi ese wa mugani w'icyo atabivuze akiri minisitiri tugomba no kubyiba ahubwo nibwo wenda da kuko habaye visi meya i Kigali igihe gitoya abaminisitiri b'ibikorwa remezo ababosi warura icyo gihe uyu muntu yabaga hehe? yes ahubwo nabwo yagomba kumukuraho akantu buriya uzi kimwe mu byishimo y'iki kibazo swat ni umuntu ushaka gutesha kwihimura mu bundi buryo utari uyu mugore cyangwa ariko ubundi ntararongorwa yaragumiwe ngo ntararongorwa ngo urukundo rwarashize ngo abandi ntacyo yabona bahara tumushingire ku ngufu se mumuhe Manuel tanga ishaka ndumva abantu nibagerage abantu nibihangane mwuka byarana fagitire. none se uragira ngo urukiko bari rwo rujya kukwishyuriza fagitire se hajya muganga wagupimye ninde? muganga wagupimye se we yasanze ufite agahinda gakabije hanyumereka ibimenyetso by'uko wagatewe n'akana ari kurimisha ariko mani ishobora byose cyakora iyi si umuvuduko w'amaraso umuntu asanzwe ufite umuvuduko w'amaraso ahita amenya n'umuntu wawuguteye ariko mani ishobora byose umva